imbaraga zayo aza abantu aho bagarukira azana Imana igarukira. Amen. Uriya iradufashije cyane, byari bikomeye utubwira umuntu mu masengesho ko abantu bari hano b'abashyitsi n'abandi batazi byatubayeho twakiriye vuba. Twatumiye umuvugabutumwa Canisius azana n'abandi bashumba babiri bagendana, azana n'umushumba w'ururembo ugabana abantu bane. Isanganya mugani w'abarundi yabaye rero ibera hano iwacu. Ubundi yagombaga gusiga itoro risenyutse kuko itoro rigeze rigera igihe haboneka ibintu bikomeye umuntu yajya ataha bagashaka ikimuhitanye bakakibona bakakita izina bagashaka n'ubikoze. Hano mwabaye muri ubwo buzima, utashye wese mugashaka ukoze ibyo. Muzi ko byabayeho hano iwanyu, ndajyaga mbyumva n'i Kigali. Ariko Imana yadutabaye urupfu rwa Canisius, ayo magambo yose Imana irahagarika. Twari mu masengesho kwiriza ubusa, ubundi iyo twirije ubusa ntabwo tujya turya hano. Ariko abashyitsi cyane cyane abatwite abonsa tuzazamura ibendera y'Umwana w'Imana wanesheje, tuzazamura ibendera y'Umwana w'Imana wanesheje. Turi turabasuhuje cyane kandi twishimiye kuba ahangaha kuri ADEPR Gisenyi. Ahangaha n'umuryango wacu dufitanye amateka akomeye cyane ku buryo twaje gushima abitorero, dushima n'Imana, ariko kandi tunatsindagira icyo gihango ngo kigumeho, kuko nta mateka yakozwe n'Imana, nta ruhare mwabigizemo natwe ntarwo. Ni Imana ubwayo yabonye yuko umugeni wayo akwiye guhagurukira ahangaha. Amena. Tugere dusuhuzanye muri abatorero ry'Imana. Kuko umwana bivuze dushimye Imana cyane, kandi twari dufite amatsiko koko. Twari dufite amatsiko nubwo ruriya rupfu rwa muzehe rumeze nyine nk'urutaradutunguye wa mugani. Tujya duhishwa ukwezi cyangwa tugahishwa umwaka, ariko ntiduhishwa ko turimo umugeni mu rugo cyangwa mu muryango. Ubwo rero twaricaye nyine n'uyu muryango n'abana turavuga ngo iki kintu Imana ikoze. Ubundi pasiteri muri iyo minsi hari ukuntu Imana yamuteguye cyane, ariko yamutegura njye nyine simenye ngo yenda ni vuba nkabigira vuba cyangwa se nkabishyira kure, ariko Imana yo yari izi ko ari vuba. Twaricaye, umuntu amuzanira ubutumwa aramubwira ngo abonye indege iri kubaka itaruzura, ngo iyo ndege yitegereje cyane uwo muntu wari uri kuyubaka muri abo, ngo aramubwira ngo iyi ndege ni iya Canisius, ngo ariko ishigaje urugi. Noneho ubwo aravuga we, twari turi mu cyumba cy'amasengesho, aravuga ngo ubwo bugise ngo rwagiyeho vuba. Noneho nanjye ndavuga nti urugi rw'Imana se ruzajyaho ryari? Ni ntabwo urugi rw'Imana ruzakingwa vuba, kuko n'uwo munsi ku cyumweru nazamutse ndi kuvuga nti kuva ku rusengero Igihundwe, ndetse rwa rugi koko ruhise rujya muri uwo mwanya kuko hari muri icyo cyumweru. Ubwo pasiteri rero muri iyo minsi Imana imutuma iramubwira ngo nategure ngo ibintu ngo niyuzuze ibintu bituzuye imuhira, ngo ategure ibyo mu muryango. Ubwo yafashe ikarine yandikaho ibintu byose. Canisius muzi twagiranye ibihe byiza. Canisius wasuye itorero rya Gisenyi, Canisius wasenganye n'itorero rya Gisenyi, Canisius watabarukiye
muri Gisenyi tukamushyingira mu gihugu cyo mu ijuru. Kubona uyu muryango rero ugeze aha ngaha, mukecuru n'urubyaro rwe, turishimye cyane. Nagira ngo itorero dukomere Imana amashyi ku bwabo. Rero tubahe ijambo, karibu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Turambura ibiganza dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Turabasuhuje cyane kandi twishimiye kuba ahangaha kuri ADEPR Gisenyi. Ahangaha n'umuryango wacu dufitanye amateka akomeye cyane, ku buryo twaje gushima abitorero, dushima n'Imana, ariko kandi tunatsindagira icyo gihango ngo kigumeho, kuko nta mateka yakozwe n'Imana, nta ruhare mwabigizemo, natwe ntarwo. Ni Imana ubwayo yabonye yuko umugeni wayo akwiye guhagurukira ahangaha. Rero turabishimye cyane. Mu byo twateguye tugiye kubanza kubaririmbira indirimbo, noneho niturangiza dushima Imana kugira ngo ducunguze uburyo mwete. Iyi ni famiye, ni abantu batandukanye. Uriya ni mukecuru wacu, niwe mama. Yarambura ibiganza akabasuhuza. Uyu nguyu niwe wabanye n'umugeni wa Kristo. Dukunda kumushimira cyane iyo tuganira muri famiye yuko yamubereye irembo ryiza ry'ijuru, kuko baravuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Bahuye n'intambara nyinshi, ubukene n'ibindi, ariko barwanya izo ntambara. Mu by'ukuri umubyeyi wacu atabaruka neza nk'umukozi w'Imana, bigizwemo uruhare n'uyu mubyeyi. Mwamumpera amashyi, yarakoze. Abandi rero turi kumwe, ntabwo ndibuze kugenda mvuga bose, ariko ndi kumwe, uriya ni mukuru, mushiki wanjye niwe mukuru, nabasuhuze, yitwa Alphonsine. Ndi kumwe na mama Berise, nawe Vestine niwe ukurikiraho. Nanjye nkitwa Joel, ngewe w'Abanyagisenyi, turaziranye cyane ku bintu byinshi. Noneho Bikemu ari kuri piano, ni umucuranzi. Hakaza harimo abakwe, harimo Violet, nadusuhuze, ni umwana wacu nawe. N'abandi bana bose bazamura ibiganza dusuhuze Abanyagisenyi mu izina rya Yesu. Harimo abandi bantu batandukanye, abakwe, ndetse n'abandi bantu. Papa yari afite abana benshi mu buryo butandukanye. Bose twazanye rero kugira ngo tuze kubana namwe, kandi tubabwire ngo nimukomere, natwe turakomeye mu izina rya Yesu. Reka rero tubanze turirimbe kugira ngo ducunguze uburyo umwete, tuze dushima Imana. Haleluya. Tuzaririmba indirimbo, uyu mwana w'intama wanesheje. Tuzaririmba indirimbo, uyu mwana w'intama. Tuzaririmba indirimbo, uyu mwana w'intama. Tuzaririmba indirimbo, uyu mwana w'intama. Manishije, tuzaririmba indirimbo, uyu mwana w'intama. Haleluya. Tuzaririmba indirimbo, uyu mwana w'intama. Dufatanye kuririmba ku kantu. Tuzaririmba indirimbo, uyu mwana w'intama. Tuzazamura ibendera, uyu mwana w'intama. Tuzazamura ibendera, uyu mwana w'intama.
tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo inanga zizacuranga. Ni indirimbo muzehe yakundaga kuririmba cyane. Reka dusabe ku ruhanga rw'ibyuma badufashe. Shimye Imana ibintu abigambiriye mu mezi yose muzi ko muzehe amaze amezi 7 atashye, ariko mwayo mezi numvaga mfite amatsiko yo kugera aha hantu ngo ndebe ahantu Imana yagiriye icyizere kingana kuriya muzehe akahagurukira. Imana ishimye. Shimye Imana rero
kandi namwe turabashimiye nk'itorero ry'Imana. Muzehe turabizi neza twebwe nk'abana cyangwa nk'umuryango ntabwo byadutunguye, twari tubizi ko ari umugeni w'Imana kubw'imyiteguro yari afite. Wenda icyo twahishwe ni umunsi, ni isaha, ngo ni hehe, ariko Imana ishimwe ko hano hantu ariho Imana yabonye agomba gusoreza urugendo. Imana ishimwe. Ndashima Imana kandi ko imbuto muzehe yagiye atwerera. Ndashima Imana ko twese yaduhaye agakiza tukaba dukijijwe, twakavukiyemo, atubera intangarugero, tugenda tugera ikirenge mu cye ku manywa na nijoro. Ndabyibuka yajyaga akunda kutubwira ngo nta kindi gishoro afite, ngo igishoro afite cyangwa ikintu yaturaga afite ntituzubaha Imana ye. Imana ishimwe. Ndashima Imana rero ko natwe twayubashye, kandi kubaha Imana bigira inyungu nyinshi. Imana ishimwe cyane. Shimye Imana ko amazi muzehe yoze ya nyuma, ijambo ry'Imana yavuze rya nyuma, ifunguro rya nyuma yafashe, ibikorwa byose byo mu rugendo rwa nyuma yabisoreje aha ngaha. Imana ishimwe. Twaricaye rero turavuga ngo ntabwo bikwiye kurangirira aho i Rubavu na Canisius, ntabwo amateka yacu akwiye kurangirira hariya. Turavuga ngo tugomba kuza tukabashimira, tukamenya abo bantu baganiriye na papa bwa nyuma, basenganye nawe bwa nyuma, abo yaririmbiye bwa nyuma. Twumvaga ari ikintu kituri ku mutima. Turavuga ngo tuzaza dushime Imana, kandi namwe tubashimire. Imana ihabwe icyubahiro, kandi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ku bwa byose mwakoze ku bwa muzehe. Imana yo mu ijuru namwe izabagirire neza. Murakoze cyane. Dushimye Imana cyane, kandi twari dufite amatsiko koko. Twari dufite amatsiko nubwo ruriya rupfu rwa muzehe rumeze nyine nk'urutaradutunguye wa mugani. Tujya duhishwa ukwezi cyangwa tugahishwa umwaka, ariko ntiduhishwa ko turimo umugeni mu rugo cyangwa mu muryango. Ubwo rero twaricaye nyine n'uyu muryango n'abana, turavuga ngo iki kintu Imana ikoze. Ubundi pasiteri muri iyo minsi hari ukuntu Imana yamuteguye cyane, ariko yamutegura njye nyine simenye ngo yenda ni vuba nkabigira vuba cyangwa se nkabishyira kure, ariko Imana yo yari izi ko ari vuba. Twaricaye, umuntu amuzanira ubutumwa, aramubwira ngo abonye indege iri kubakwa itaruzura, ngo iyo ndege yitegereje cyane uwo muntu wari uri kuyubaka muri abo, ngo aramubwira ngo iyi ndege ni iya Canisius, ngo ariko ishigaje urugi. Noneho ubwo aravuga we, twari turi mu cyumba cy'amasengesho, aravuga ngo ubwo bugise ngo rwagiyeho vuba. Noneho nanjye ndavuga nti urugi rw'Imana se ruzajyaho ryari? Ni ntabwo urugi rw'Imana ruzakingwa vuba, kuko n'uwo munsi ku cyumweru nazamutse ndi kuvuga nti mva ku rusengero i Gihundwe, ntese rwa rugi koko ruhise rujya muri mwanya, kuko hari icyo cyumweru. Ubwo pasiteri rero muri iyo minsi Imana imutuma iramubwira ngo nategure ngo ibintu ngo niyuzuze ibintu bituzuye imuhira, ngo ategure ibyo mu muryango. Ubwo yafashe ikarine yandikaho ibintu byose by'umurage w'abana. Arambwira ngo ibi bintu ngo ntabwo wazamenya kubisobanura neza, ngo ahubwo ngo abana muzabahereza iyi karine, ngo noneho ngo barebemo ngo cyane cyane ibintu nanditse. Noneho ndanamubwira nti ese uri kwandika umurage? Arambwira ati ariko iwacu ni mu ijuru. Ati ubundi tuba muri iyi si, kandi uzi ko twagiye duhabwa amasezerano menshi, hari ayasohoye hari atarasohora. Atari ku isezerano rikuru ku Mana yacu ni uko Imana yaduha ubugingo. Ati ubwo rero ntabwo wabitindaho ngo ntibyaba vuba, byaba kera kandi byaba n'ubu. Icyo tuzi cyo ni uko dukwiriye guhora twiteguye. Ubwo pasiteri rero habonetse indege, undi muntu yaramubwiye ati mbonye indege iza kukureba. Ati iyo ndege yari nziza cyane, n'izi ndege tujya tubona mu kirere, nabonye iyo ndege itameze nk'iyo ndege. Ati ni indege nziza cyane, atari ko mbwirwa ko ari wowe iyi ndege igomba kuyicaramo. Ubwo ibyo ngibyo biguma aho ngaho, turabyicarana. Cyokora nawe iyo ndege aza kuyibona ngo yaguye ku irembo, nanjye nze kubona iyo ndege yaguye hanze mu rugo,
igihe cyo kuguruka kwayo sinabimenye, ubwo indege nyine yaragurutse iragenda. Shimiye Imana cyane rero ko iyo ndege yagurukiye hano ku Gisenyi. Imana ishimwe. Kandi abanyagisenyi ni ukuri twababonye nk'umuryango, ariko twababonye nk'imbuto nziza cyane. Usibye na Canisius n'abandi bazagenda. Kubw'urukundo njyewe nababonanye, kubw'urukundo nababonanye kuri uriya munsi. Kumva uriya muntu nyine ataha akabatahiramo, pasiteri nabonaga yaje cyo kora mbona atarwaye, yaje ari muzima, ariko nshimiye Imana ko yabonye ko igare rye rigomba kuzamukira hano, mukamukuyakuya nk'abakuyakuye umugeni. Ibintu mwamukoreye bikadutungura cyangwa se mwakoreye umuryango, namwe Imana izajya ibatunguza ibyiza mutakekaga. Imana ishimwe. Mwakoze ibyiza byinshi rero. Umugeni amaze gutaha mwaramufubafubye nk'umugeni, muramuherekeza nk'umugeni, bamwe bamugeza muri morogo Gihundwe, muramukuyakuya igihe cyo gushyingura, abaririmbyi baraza, abayobozi baraza. Imana ishimwe ukuntu twababonyemo ikintu cy'urukundo cy'umwimerere cyane. Natwe tugira amatsiko yo kuvuga ngo tuzajya kureba bariya abantu b'Imana bakuyakuye umugeni kuriya, twumva tunejejwe no kubareba no kubabona. Se mwe ntimwari mukumbuye kubona umuryango wa Canisius? Imana ishimwe rero, ntabwo twabivugaho byinshi, gusa tunejejwe n'Imana mu mitima yacu. Tunejejwe n'uko Imana yaturindiye mu cyuma ikatugeza hano amahoro, tukaba tubashije kubonana amaso ku maso. Imana ishimwe kandi ikomeze kubaha umugisha. N'abandi bazatahira aha muzabagenzereze nk'uko mwagenzeranyije uriya mugeni. Imana ibahe umugisha. Yego, reka tugane ku musozo. Twavuga byinshi cyane, ariko Imana irabiruzi. Kubw'ibyo rero, kugira ngo muzajye mwibuka yuko umuryango wa Canisius wageze hano kubashimira, mu by'ukuri ntacyo twabona twabaha, ariko twateguye impano. Reka dusabe umushumba aze atwakirira impano y'itorero, kugira ngo nimuzajya muri izi ndabo mujye muvuga ngo uru ni urwibutso rw'uko dufitanye igihango n'umuryango wa Canisius, ubundi ubwiza bw'Imana bukomeze kubamurikira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ko iyo nshuti yacu yatabarutse iri ku mutima wacu. Twabanye na benshi cyane, ariko Canisius ari ku mutima wacu. Hanyuma muryango rero wihangane, twese tuzataha, tuzasangayo batubanjirije na Canisius tuzamubona kandi azongera aririmba indirimbo. Hanyuma mwagize neza kuza Gisenyi. Abanyagisenyi turashimira umushumba wacu. Iyo catastrophe yabaye kuri uwo munsi, burya iyo ibyago bibaye uko umuntu abyitwaramo nta kumenya, ubimenya ubigezemo. Umushumba wacu rero yabyitwayemo neza cyane. Hanyuma turamushimiye, ariko nongere nshimire n'umugabo witwa Musisi Alexis, perezida w'Impuhwe. Bahaguruke. Abagabo se bateye intambwe bakagira hano aricyo byatwara. Noneho nshimire n'itsinda ryahagurutse. Aba nibo badufashije gutwara umubiri w'umukozi w'Imana, bawugeza hariya kuri morgue muri kirya gicuku. Abasaza bari muri regionale, barimo n'abandi basaza bari kumwe nabo mu masengesho banegekaye, ariko aba bagabo babiri ntwari cyane bagiye ijoro bagarukira irindi joro. Mu gitondo cy'ejo turongera turababona. Urugendo rwa Rusizi murarubona nawe. Aba bagabo rero mwarakoze cyane, ibintu bakoze babikoze babikunze. Nongere nshimire itsinda ryahagurutse rikajya guherekeza Igihundwe muze Canisius. Muhaguruke namwe, abo twajyanye Igihundwe, muhaguruke rwose, muhaguruke.
Shumba Karekezi yarahari, regional wacu yarahari, n'abandi bakozi b'Imana mwese hagurutse bake, abo muri korali Betelehemu ndabibutsa ko yashingiye umukobwa witwa Cynthia twerekanye Urashize, yashingiwe i Kigali, korali rero yamutahiye ubukwe, bateraniye mu Gasyata, ubu bari kwa mwene data mwarimu Damascene niho bateraniye, twanavuganye bageze amahoro. Wese rero abagize uwo mwete wo guherekeza umukozi w'Imana turabashimiye. Muryango rero Imana ibahe umugisha, mwagize neza, musubire mu byicaro. Namwe musubire mu byicaro. Nagira ngo teraniro twese duhaguruke. Reka dusabe mushiki wacu Bahire yegere hano adushyireho korasi himbaze gato noneho twumve ijambo ry'Imana tugiye kugezwaho n'umushumba. Bose Bahire n'aba wenyine muwe murababita mutereranye abagize ryatsinze. Haleluya. Tukimara gukora impanuka abantu bari bazi ko tutazongera kugira imbaraga zo kongera kuririmba, ariko Imana yaradufashije iduha imbaraga. Mu myaka 20 yose ishize turacyakora umurimo w'Imana kandi turizera ko tuzakomeza kuwukora kugeza urugendo rwacu rusoje. Ndumva ntavuze byinshi kuko nta mwanya uhari, reka mbe mushumba, ariko mbere ko umushumba reka kwa James abanze ashima Imana, nawe ibindi mushumba arabivuga kuko arabizi kuturusha. Twari batoya, twabenshi twari tukiri muri primaire, ariko we yari mukuru arabizi cyane kuturusha, araza kubivuga. Murakoze. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Nitwa Rudasubwa Aimable, mfite imyaka 50. Murumva ko ni igice cy'ikinyejana nongeho imyaka 2. Ndashima Imana. Haleluya. Amen. Ndubatse ndise w'abana abahungu n'abakobwa. Umuhungu wanjye mukuru afite imyaka 24. Mushiki we afite imyaka 22. Murumva ko ntegereje abakwe n'abakazana. Ariko akenshi mukunda kubona nitakuma imbere ya korali. Mutise karagasaza kaba kitakuma kandi gategereje abakwe n'abakazana. Eske kaba kasomye kuri kabyeri? Ariko hari impamvu ibintera. Yesu nashimwe. Tukimara gukora impanuka rero amagufa yanjye yose yari yangiritse. Ubwo nanyuze muri radiography bati akaguru ko turagaca nta kundi byagenda, turabona ariyo solution ya nyuma. Ndataka cyane mbwira Imana, isonera Imana, ni gucyo uhemba abagukorera. Kuki akaguru katacitse nagiye gushaka umugati muri burarirwa, none kakaba kacitse nagiye kuvuga izina ryawe Imana bite byawe. Imana iri mu ijuru irampumuriza iti humura, akaguru ndakaguha. Radiography ya mbere basanze igufa ryaguru ryacitsemo, mu gifaransa bakunda kuvuga ngo ni fracture. Ubwo mbyereka Imana. Twari iremera ruko. Tuvuye tugeze mu Ruhengeri, nabwo radiography ya kabiri avuga ngo akaguru kacitse, ahubwo turabona batangirwa koresha imbago maze ibintu bikazarushaho kugenda neza. Ndongera ngataka cyane mbaziba, none se Mana ni gucyo uhemba? Imana yo mu ijuru ati uhumura, ibyo nzakora ndabizi kuri wowe kandi ni byiza si bibi. Radiography ya gatatu basanga igufa ni Mutarama. Abadokiteri bakora table ronde, donc bakikiza meza bajya impaka bati ibi ni ibiki, ko tuzi ko ibyuma byaca ibizima bishoboka bite, ko nta operation nimwe yakozwe, none tukaba tubakaguru kanje kari ikamonye ndabizi neza, ahubwo iyi pièce de rechange yo mu ijuru nzajya nyigukoreshereza uko bikwiye, maze abantu b'Imana
bayibonereho. Yesu nashimye. Ntarondogoye cyane rero, Imana yagize neza kumpa pièce de rechange. Niyo mpamvu akenshi mukunda kubona mbyina, nta yindi mpamvu nubwo ndi umusaza, ariko uko mbitekereje bintera gusimbuka. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nanjye ndashima Imana mu izina ry'ikorari, nayo nyishimira kuko twagiye mu ivugabutumwa, Imana yatubwiye iby'impanuka naho izabera, ariko uwahanuraga yaravuze ati muhumure, Imana iri kumwe nawe. Iryo niryo jambo ryatumye tugenda. Impanuka ishobora guhanurwa, ariko Imana iri kumwe namwe. Reka tugiye kumwivuga butumwa. Turahaguruka. Iyo modoka yakoze impanuka, njye na madamu twari tumaze kwicaramo hano n'abandi. Perezida wa korali atari uyu nguyu, menya ahari simbizi, arahari, niwe waje, nawe ntabwo azi impamvu yabivuze, kuko yaraje ati abari muri iyi modoka mwese mwivemo. Dutangira no kuburana no gutera imigeri, ubwo turavuga tuti kuki abayigendamo n'abazayigarukamo, ariko namenye ko hariho abazasigara mu mahugurwa, nimuyivemo. Tuyivamo tubabaye, tutazi impamvu, twaje kwimenya nyuma. Ariko impamvu mvuga ntabwo ko utarazi impamvu atuvanyemo, nuko n'umukobwa we ngira ngo n'uw'imfura witwaga Nayihiki, we yayigumyemo akikiwe na murumuna we uyu. Noneho turagenda, twagiye zari taxi enye, twari mu ya kane, yakoze impanuka yari iya kabiri. Iya mbere yari imaze kugera mu mujyi w'igitarama, ko twari tugiye mu by'Imana. Noneho impanuka iraba, twasanze 6 muri 12 bamaze gusinzira, abandi 6 bajyanwa Remera Rukoma. Bakigerayo 2 muri bo bati natwe ntabwo dusigara, babaye 10, babaye 8. Abandi 4 babajyana CHK, yari itaraba CHK. Bakigerayo 2 nabo bati ntidusigara natwe, abo 2 barabagarura Remera Rukoma, babaye 10. Bazana Daihatsu birambijyamo. Noneho abayobozi ba ADEPR bari bahari icyo gihe, bari badusuye. Tugihaguruka baratubwira ngo n'uwa 11 yanze gusigara. Tugeze igiti kinyoni, iyo modoka irazamuka ijya CHK, ijya gufata uwo murambo wa 11, hasigaramo umwe wari shoferi w'iyo modoka, yaje gutaha nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4, ari we umutware w'umudamu umwe uri muri korali Amahoro. Twarahagurutse rero tuza hano ivugabutumwa, abo twari tugiye mu ivugabutumwa badusuriye aho ngaho. Turaza tugera hano, dusanga Gisenyi yahungabanye, dusanga bateguye serikali 11, urusengero rwuzuye. Babaririmbye rero batashye ni Philibert, ni Christian, ni Erivania ariwe mama Isaac, ni Gashishi ariwe Etienne, ni Aline na Fred. Abo nibo baririmbye. Abaterankunga bavugwamo ni Jean de la Croix, ni Toyota, ni Valence, noneho na Nayihiki, umukobwa wa perezida icyo gihe, noneho na shoferi na convoyeur. Abo ngabo nibo batashye icyo gihe. Ikindi navuga cyo gushima Imana nuko umwe mu baririmbyi yarasenze kugira ngo amenye ko baririmbyi bagenzi be batashye bageze mu ijuru nyuma y'iminsi 2 Imana imuzanira umwe Etienne
aramubwira ati nimugire ikibazo twe twaritashye mwebwe nimugende mukore mutikoresheje namwe muzadusangiye ubu ni abageni bari hamwe na Yesu baratuje baradutegereje natwe tuzabasangayo icyo nagishimiraga Imana ariko ikindi nashimira Imana nuko aho twagombaga kujya babwiye iteraniro ko bari baje mu ivugabutumwa bakoze impanuka kandi benshi batashye kubera iyo nkuru gusa hihana abantu basaga 100 umwe muri bo wari ufite impigi abaza pastor ati ngaho ongera bisubiramo ati ubu ngubu nari nambaye impigi ndihannye Imana ibabarire ivugabutumwa ryarakozwe rero nubwo tutahageze kandi benshi muri bo baje kudusura hano ku Gisenyi iyo mpanuka yatumye ivugabutumwa rikomeza kuko nyuma yayo korari Impuhwe yaje kubyara indi korari nk'uko perezida amaze kubivuga habe Impuhwe A na B niba mbyibuka neza benshi bihutiramo babyigana nk'abantu bashaka gutaha kuko baririmbaga indirimbo zivuga ijuru nk'abazaritaha bakunda indirimbo cyane z'ijuru ndagira rero ngo shimira Imana ko umugeni yatashye icyo gihe kuko bamaze kubivuga na Canisius yaratashye natwe tuzataha n'abandi bazataha ariko dushimira Imana ko itorero n'abandi benshi bakomeje kudufata mu mugongo bakomeza kutwitaho no kwita kuri korali kandi nshimire na korali ko batacitse intege bari basanzwemo n'abajemo nyuma kuko na perezida w'iki gihe yarakiri mu igeragezwa yaje kwinjira no kuvuga ko korali abantu baje babyigana kuyinjiramo ni benshi mukomere rero mukomere baradutegereje bagenzi bacu kandi tuzabana nabo akaramata reka namwe tubashimire ndetse ivugabutumwa saha gusa barikomeje n'ahandi hirya no hino ndagira rero ngo Imana yaciye umugeni kuko ntabwo tuzi igihe tuzataha umwe ku wundi abo nibo batahiye rimwe ariko dushimira Imana ko yabikoze neza kandi dushimira Imana ko twabonye n'umuryango wa Canisius kubona umugeni atahira hano nabo bakaza nanjye numvise shimira Imana kubabona kandi mwagize neza rero Imana yakoze ibyo kandi dutegurira ijuru ryiza ndagira ngo mufashe tubikomere amashyi menshi batabarukiye mu murimo batabarutse neza rero fate umunota urakoze Urugero
urugero rwo kwihangana urugero wadusigiye nirwo natwe tuzakurikiza urugero rwo gukunda umurimo urugero wadusigiye nirwo natwe tuzakurikiza urugero rwo guca bugufi urugero wadusigiye nirwo natwe tuzakurikiza barimwe igendere irukire tuzahora tubazirikana ibihe byose amateka yanyu tuzarushaho kuyigiraho marimwe mwigendere irukire tuzahora tubazirikana ibihe byose amateka yanyu tuzarushaho kuyigiraho aline waragiye ariko turakwibutse irukire gashishi waragiye ariko turakwibutse Revania waragiye ariko turakwibutse irukire Freddy irukire gashishi Elefania irukire ntabwo tuzabibagirwa tuzabibagirwa urugero rwiza batweretse tuzabibagirwa ntabwo tuzabibagirwa urugero rwiza batweretse tuzabibagirwa ntabwo tuzabibagirwa urugero rwiza batweretse natwe nirwo tuzakomeza kugeza ku iherezo ryacu natwe nirwo tuzakomeza kugeza ku iherezo ryacu tuzahora tuzirikana ibihe byiza twagiranye batubereye icyitegererezo mu murimo w'Imana tuzahora tubibuka tuzahora tuzirikana ibihe
Canisius ko Imana yashimye ko hano iwacu ariho iyo ndege cyangwa iyo gare batubwiye ihagurukira, kandi bikaba mwese muri hano mubireba, kugira ngo umuntu atahe ave mu mubiri. Hari ibintu bitatu bigomba guhura, iyo bidahuye haburamo kimwe ntabwo agenda. Uri muri mwebwe ushobora kuba ufite kimwe muri ibyo cyangwa ufite bibiri, iyo haje icya gatatu ntabwo munsi uraruta atashye. Kimwe mu bituma umuntu isaha ye igera cyangwa umunsi ugera ni uko igihe kiba kigeze. Mwanditse n'abivuze ngo iminsi yanyu urayizi, wayanditse mu gitabo cyawe. Ni ukuvuga ngo mwese uko muri hano dufite igihe, uretse afite isaha afite igihe azavira n'ahangaha. Nk'uko ufite igihe waziye igihe cyo kuvuka, ni nako ufite umunsi, ufite itariki, ufite isaha n'umunota n'isegonda uzamurwa umuntu w'imbere. N'isaha itaragera rero ntabwo wataha niyo haza iki. Icya kabiri gituma umuntu ataha naho uzatahira, aho uzafatira indege, aho uzafatira igare. Igihe iyo kigeze naho uzafatira igare ntabwo bakuba naho hahari. Ushobora kuba atari aho wavukiye, ushobora kuba atari aho ukora umurimo, naho iyo hageze isaha ikagera haba habura ikintu kimwe kugira ngo utahe. Haba habura ikizagutwara, igare rizakujyana. Ushobora kuba ari indwara, ushobora kuba ari impanuka. Igare ryaje rigahurira naho ugomba kuritegera, isaha ikagera uragenda. Kurariwe rero buriya barirebye isaha yari yageze, umunsi wageze, n'igare ryaje. Kuri umushumba Canisius igare ryari ririya ryo gusinzira ahantu hari Rubavu hano iwacu, n'itariki yari iriya. Buri wese nawe ushobora kuba ufite indwara muri wowe ari nayo izaguhitana. Wicaye hano urwaye ukarwara ariho kuko isaha itaragera, n'ahantu uzatahira ataragera, ukayimarana iminsi kugeza bya bindi bibiri bibaye. Ariko amahirwe y'abakristo ni uko bazi ko bitarangirira muri ubu buzima, nyuma y'ubuzima hari ubundi. Aya muzika niyo mpamvu twicaye hano. Iyo niyo mesaje, ubwo butumwa. Biramutse bidahari nyuma y'ubuzima nta mpamvu guhangayika. Biramutse tumenye ko nyuma y'ubuzima nta bundi buzima buhari, nta mpamvu y'amateraniro, nta mpamvu yo kugoka, nta mpamvu yo kubaka ibi byose. Tubikora kuko tuzi ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Amen. Bashimiye abantu bagize uruhare mu gutaha umushumba Canisius, ariko n'umushumba wacu Bosco. Uriya mushumba umaze gusenga ni gitifu w'umurenge, ndumva shoberi ubizi. Ayo masengesho yari yarimo turayasengana. Twagize umugisha kugira umuyobozi w'umurenge uzimana baziranye kandi bitamuteye isoni kwemera ko akijijwe. Hari abantu b'abayobozi barangiza kwitwa umukristo akumva ni bito, kabivuga hatabona, yabona haje abakomeye akabireka. Bure ntari mu rwego, ari mu rwego rwo ko yamenye Imana ikiri. Imana azi icyo iri cyo kuri we no ku bandi n'imbaraga zayo. Azi abantu aho bagarukira, azi naho Imana igarukira. Amen. Uriya iradufashije cyane. Byari bikomeye gutubwira umuntu mu masengesho ko abantu bari hano b'abashyitsi n'abandi batazi ibyatubayeho twakiriye vuba. Twatumye umuvugabutumwa Canisius azana n'abandi bashumba babiri bagendana, azana n'umushumba w'ururembo, ugabana abantu bane. Iyo sanganya mugani w'abarundi yabaye rero ibera hano iwacu. Ubundi yagombaga gusiga iri torero risenyutse, kuko iri torero rigeze rigera igihe haboneka ibintu bikomeye. Umuntu yajya ataha bagashaka ikimuhitanye, bakakibona, bakacyita izina, bagashaka n'ubikoze. Hano mwabaye muri ubwo buzima. Utashye wese mugashaka ukoze ibyo. Muzi ko byabayeho hano iwanyu, ndajyaga mbyumva n'i Kigali. Ariko Imana yadutabaye urupfu rwa Canisius, ayo magambo yose Imana irahagarika. Twari mu masengesho kwiriza ubusa, ubundi iyo twirije ubusa ntabwo tujya turya hano. Ariko abashyitsi cyane cyane abatwite, abonsa, abarwayi, abasaza n'abakecuru, hari umuntu bagenera akantu gatoya kubafasha ngo basenge batagize ikibazo. Ubwo buryo niko arabukoresheje rero muri icyo gihe cy'amasengesho. Ku mugoroba twarasangiye ku wa gatandatu, twicarana mu nzu dukora icyo kurya gitoya. Wabonaga
imbaraga nyinshi atishimye kuko asanga ameze ariko tubyita umunaniro twumvaga ari ibisanzwe ni umunaniro ni bucya mu gitondo araba yagize imbaraga abantu turamuherekeza tumugeza ku icumbi agomba kwigisha mu gitondo ntabwo wasobanura ukuntu umuntu uri bwigishe agize icyaba ngo bizoroshye ariko kubera ko Imana yagiraga ngo tubyigireho tumenye ko n'ugutaha ushobora gusinzira agataha yaratashye abaganga basanga yasinziriye kandi bibaho agasinzira akaryama agasinzira kandi murabona ko no mu rugo ibimenyetso baduhaye gutanga umurage ku bana yari afite ayo makuru yo gutaha ataraza umunsi ariko gutaha agomba gutaha turashima Imana no ko nta nduru byasize hano aho byadusigiye ububyutse bwinshi byatumye tumenya ko umushumba Canisius kubera yuko ari umuvugabutumwa yagomba gutaha atahiye mu ivugabutumwa kuko ye no gutahira mu rutoki ari gukorera insinazi ari no gutunganya ishyamba rye cyangwa ari muri garaje yajyanye ikinyabiziga ariko Imana yashimye ko umuhamagaro we ataha ari mu muhamagaro we ariko Imana ireba n'ahandi hantu barimo basenga niyo mpamvu hano Rubavu yababwira ngo musenge mbyibuke murabisubiramo muzamenya impamvu musenga n'ubu ntimurayimenya urebye yaravuze ngo mu rugendo sinabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya niko murebye yavuze ngo mu rugendo ntabwo nkwiye kubimenya byose ariko nzi ko nzabimenya aravuga ngo ariko icyo nzi kimwe muri byinshi nkwiye kumenya ni uko nzi ko nkwiye gukora iby'Imana ishaka amen ahantu barimo basenga muri weekend ni hano iwacu bavuze niba rero yagomba gutahira mu masengesho yagomba kuza hano iwacu Imana ishaka ko bigenda kandi mbona ko ashaka gukora publicité yo kumucyura mu buryo bw'icyubahiro kuko uburyo yatashemo biciye aha byamenyekanye ku isi yose irabimenya abantu bose bari bibaye ubona ko byagizemo imbaraga ikintu cyantangaje twaba dufite abashyitsi bandi umushumba mukuru wungirije dufite ushinzwe umuhuzabikorwa twari dufite ushinzwe abakozi bose bari hano baje mu kazi ariko bibaye akazi kahise gahagarara kabo dufatikanye urwo rugamba twese dufatikanye urugamba ndibuka yuko turi kumushyira mu isanduku hariya muri iriya nzu umuntu wasenze ari umushumba mukuru wungirije muri Turi ubwo Imana we yaramutumiye ngo ibyo byabazanye byo gukora akazi birahagarara Imana izi gukorera protocol mu wayo icyo nicyo nabonye ihamagara abantu ihamagara uburyo n'ikoranabuhanga ryarabonetse ku buryo mbese byatwongeyemo imbaraga guherekeza umuntu w'Imana ukabona ubuhamya bwe byaratwubatse byatumye tumenya ngo tuzakomeza gusenga amen